Ishyamba ry'Amazone risigaye risohora umwuka mubi kuruta uwo ryakira. Ubushakashatsi bwagaragaje ko ishyamba rya mbere rinini ku isi rya Amazone rifite ubuso bwa kilometero kare miliyoni 5,500, risigaye risohora umwuka mubi cyane uzwi nka carbon dioxide kuruta uwo ryinjiza, mu gihe bimenyerewe ko ibiti n'amashyamba muri rusange byinjiza umwuka mubi bigasohora umwiza wa oxygene. Iri shyamba kandi rifatwa nk'ibihaha by'isi kubera akamaro rigira mu guha umwuka mwiza abatuye isi. Byagaragaye ko riri gutakaza ubushobozi bwo kwakira umwuka mubi, ahubwo rikawusohora kubera ibibazo byo kwibasirwa n'inkongi z'umuriro, ndetse n'abarituriye bagatema ibiti ngo babone aho baragira amatungo yabo. Ubushakashatsi bwanyuze mu kinyamakuru mpuzamahanga cyandika kuri siyanse bwagaragaje ko kuva mu 1960 ibyatsi n'ibiti bitwara 1/4 cy'imyuka iva mu nganda no mu binyabiziga, ndetse n'iri shyamba rya Amazone rikaba rimwe mu byagiraga uruhare runini mu gukurura umwuka mubi woherezwa mu kirere, kandi byagaragaye ko uwo mwuka woherezwa mu kirere usigaye uruta uwinjira. Ariko kandi abashakashatsi bagaragaje ko bakoresheje indege bapimye umwuka uva mu Amazone inshuro 590 kuva mu mwaka w'2010 kugeza mu mwaka w'2018, bagasanga havamo umwuka mubi uzamuka muri metero 4,500 hejuru y'ishyamba rya Amazone. Gusa uburasirazuba bwaryo akaba ari bwo buvamo umwuka mubi mwinshi cyane kurusha uburengerazuba. Abahanga mu bya siyansi bavuga ko biteye ikibazo kubona igice kimwe kinini cy'ishyamba kiri gusohora umwuka wa carbon dioxide, kandi ritahiye. Ibintu bavuga ko byatewe na ba rutwitsi ndetse n'abatema ibiti, bigatuma biba bike bityo imvura ikabura. Lucian Gato ukora mu kigo cy'ubushakashatsi mu by'ubumenyi bw'ikirere muri Brazil, wanayoboye itsinda ryakoze ubushakashatsi, avuga ko ishyamba rihiye risohora umwuka mubi ukubye inshuro 5 y'uwo ryinjiza. Yongeye agira ati, ahantu batema amashyamba ku rugero rwa 30% cyangwa kuzamura hasohora umwuka mubi mwinshi ukubye inshuro 10 kuruta aho batema amashyamba ku rugero runini munsi ya 20%. Abashakashatsi bavuze ko hakenewe kubaho amasezerano mpuzamahanga arengera ishyamba rya Amazone kuko rihise umwuka mwiza ungana na 20% buri mwaka. Cyane ko byagaragaye ko ibiti byinshi bya Brazil byoherezwa hanze biba byatemwe muri iri shyamba rya Amazone. Ubushakashatsi bwakozwe na satelite bwerekanye ko ishyamba rya Amazone riherereye muri Brazil risigaye risohora umwuka mubi wa carbon dioxide urenga 20% uwo ryinjiza. Ibi byerekanye ko mu myaka iri imbere hashobora kubaho ihindagurika ry'ikirere rikabije. Uko ibihaha by'isi biri kwangirika ari byo Amazone. Amazone ni ishyamba rinini cyane rifite ubuso buruta ubwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo inshuro 2, ariko kandi riherereye muri Amerika y'Amajyepfo, rikaba rikora ku bihugu 9. Ariko igice kinini ryacyo kingana na 64% gikura kuri Brazil. Ni ishyamba ribamo urusobe rw'ibinyabuzima byinshi birimo ibiti bitangaje, inyamaswa zidasanzwe ndetse n'imigezi igenda inyuranyuranamo. Ariko kandi ubushakashatsi bwagaragaje ko ishyamba rya Amazone risigaye risohora umwuka mubi mwinshi cyane kuruta uwo ryinjiza. Wakoze gufata uyu mwanya wose maze ukabana natwe. Izo wumvaga ndi Niyonkuru Carine, naho iyi ni Niyonkuru Media. Wibuka gukora subscribe, share, like na comment kugira ngo ibiganiro byacu bijye bikugeraho ku gihe. Ese yaba hari amateka y'umuntu cyangwa ibintu runaka ushaka kumenya mu magambo arambuye, bitwandikire muri comment maze tuzabigarukeho mu magambo arambuye. Ngiye kandi icyo mpora mbifuriza, Imana ikomeze yagure kandi yobore intambwe zanyu. Turabakunda cyane hano kuri Niyonkuru Media.
aho twareberaga hamwe ishyamba rinini cyane ku isi benshi bita ibihaha by'isi ari ryo Amazone. Ni ishyamba ribamo urusobe rw'ibinyabuzima byinshi birimo ibiti bitangaje, inyamaswa zidasanzwe n'imigezi igenda inyuranyuranamo.